reka nizere ko mumeze neza. Ese wowe umeze utera? Byuka we, ejo nuzi ko azaba yamanutse i Rubavu. Abi Rubavu muri tayarira azaba ari Yasabye, azaba yaje kubataramira kuva saa 4 kugeza bukeye. Mu gihe uyu musaza yakoze ku mutima benshi, akavuga ko ashaka akazi, yewe ari umushoferi. Hehe, hahi Chimbabaje ndakamenya karaminite mwana wangu ndi kukumva karashwanya. bagiye kwiba kiliziya ya santarari ya Gakenke, barayicucura maze bagatwara n'inkongoro ya padiri ndetse bagasiga banafunguye tabernakoro. Imogusha ewe gabada bushara kudaga igihugu mana we wamusha. Reka tubanze dukorere ku mafaranga. Ubu ushobora guhaha icyo wifuza mu kanya nk'ako guhombya, ubundi mu minota 45 kikaba kikugezaho iwawe mu rugo aho waba uri hose mu mujyi wa Kigali ndetse no mu munsi umwe ku bari mu ntara. Si ibyo gusa, kuko ushobora no guhaha ibicuruzwa muri Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu mu mujyi wa Dubai bikakugeraho mu minsi 2 gusa. Dore uko bikorwa: sura urubuga rwacu wa@alexashop.rwa, uhitemo igicuruzwa wifuza, emeza handitse add to cart, komeza uhahe cyangwa wongera ibindi bicuruzwa ukora nk'uko wabikoze mbere. Komeza wemeza kuri view cart, reba igiteranyo cy'ibyo wahashye ko ari cyo cyangwa n'ibicuruzwa wifuza ko bigiye guhahwa. Emeza kuri checkout maze wuzuze imyirondoro, naho tukuzanira igicuruzwa cyawe unahite mu buryo bwo kwishyura. Nurangiza kandi place order, maze mu kanya gato tube tukugejejeho igicuruzwa cyawe. Nta handi wasanga iyo service uretse ku rubuga rwacu RWANDA.alexashop.rwa. Ibindi bisobanuro wahamagara kuri 0791 Alexashop, done faster and better. Reka twikomereze na mu gihe Dore tubwirwa ko nasanze umwana ari umwami ufite umutima wera. haherutse kujya hanze aya mashusho y'uyu mwana ukiri muto agira ati: uzi igikomere yaneye ku mutima, ntabwo nzabyibagirwa. ntabwo uri kw'Imana ntabwo nabyibagirwa. Ejo bundi yari yarabaye. uzi Dore yankubise, hoya reka nkubwire, yankubise idafari ahangaha ku mutsi. Simbizi. Ntago babana ngo ari ku kazi, ariko papa turemerana. Ankubita neza, ariko mama akubitaho bonye. Utega umutwe ibyimba biza mu mutwe. Reka njyewe bazajya bankubitagira ngo njye ndinka. N'inka barekeye kuyikubita none. Ariko yashavuzwa inkuba zigakubita imirabyo igahumya amaso, ibiyaga bikibirindura. Umwana n'umutwaro. Maze uwayashyize hanze arandika ati: uyu mwana arababaye kweri,
stress y'umubyeyi iterwa n'ubuzima bugoye. Yego ariko umwana si we wo gutura umujinya. Kandi tugira minisiteri y'umuryango. Uwanditse ibi yitwa Lorenzo Musangapfura. Ese ubundi ibi ngibi yaravuze nibyo Bria? Abana benshi bari mu muhanda kubera ibibazo by'imiryango yabo baturukamo. Abashinzwe uburenganzira bw'umwana bahise bajya muri komantere barandika ati waba ufite amakuru se tukaba twagera kuri uwo mwana ngo ahabwe ubufasha. Bikomeza gutinda. Minisitiri w'uburinganire n'iterambere ry'umuryango Profeseri Bayisenge Jeannette ahita yandika ku rubuga rwe rwa Twitter ati nibyo kubikurikirana birakenewe. Ejo Rwanda Child twasabye Lorenzo ko atwandikira muri DM akaduha amakuru arambuye yuko twagera kuri uyu mwana turebe uko yafashwa. Na n'ubu turacyategereje ariko natwe turi kugerageza kureba uko twamenya aho aherereye. Lorenzo rero yudinde ni umunyamakuru w'imikino. Abaranditse ati erega minisita ikibazo urabona nawe nta cupa ryawe nzi, reka tubanze dukemura icyo. Ego gitare cy'amahanga. Nyakubahwa minisita akibibona ati nagiraga ngo watabarizaga umwana sinari namenye ko n'iby'icupa birimo. Ubwo duha amakuru y'umwana ibindi naho ubutaha. Reka tumenye ibikurikiraho. Ese wari uzi ko hano muri iki gihugu cyacu n'ahandi nasanze serivisi nziza zijyanye n'ibikoresho byiza kandi bigezweho, yaba mu gufata amafoto, amashusho, graphic design ndetse n'abakoresha drone, usibye muri Inostar Studio. Ku bindi bisobanuro hamagara cyangwa ukatwandikira kuri WhatsApp 0790 1892 ushobora gucisha ubutumwa bwawe kuri website yacu ariyo @inostarstudio.com. Reka twikomereze ibya Lorenzo. Ako kanya inkuru zahise zitangira kwandikwa mu bitangazamakuru bitandukanye. RBA yirukanye umunyamakuru wayo uherutse gusaba minisitiri kumugurira icupa. Comment zita zitangira kuba nyinshi. Uyarandika ati nyamara nari naramuburiye Lorenzo kubibona aba ara akibibona ko bamwimyoje sa uracyaryamye ati Basi sorry bro. gahanguka umutima. Nyuma yuko abenshi bari bakomeje kuba mu gihirahiro nka Scovia ku Karubanda ati kwirukana uyu munyamakuru kuri uru rwego birasobanura abakoresha dufite imbaraga baba bafite zibari mu bitugu cyangwa nawe ubwo uburyo bakora batitaye ku masezerano y'umukozi n'amahame y'umwuga. Cyokora sinkubeshye sibyo? Hano rwose RBA yambaye ijipo ifite pasura irapasuka igera hano mu gifungo ntibamenya ko inyuma rwose tureba ko babunuje. Comment mugeza ari zikomeje kuba nyinshi, ye bagasaba minisita kuba yasabira imbabazi Lorenzo agasubira mu kazi. Yewe na Lorenzo akaza kujya ku rubuga rwe rwa Twitter agasaba imbabazi nk'uko mubibona. Hari amakuru naje kuvumbura rero nyuma y'uko ibitangazamakuru bitandukanye byari bimaze kwandika ko RBA yirukanye uyu mukozi wabo wakoraga mu gisata cy'imikino. Lorenzo umuyobozi wa RBA yaje guhita yandika asubiza ikinyamakuru The Chronicles ati nyamara mwazajya mubanza mugashaka ibimenyetso, amakuru namaze kumenya bucece. Uyu yimenyerezaga umwuga w'itangazamakuru kuri RBA, ibyo tuzi nka stage. Mwebwe rero mwanditse inkuru ngo ni umunyamakuru cyangwa ngo birukanye umunyamakuru. Ubu koko leta ibyinjiremo Dode urenda nibyiriwe kuri iyi mihanda kuri uyu munsi wo kuwa kane. Erega ni mba namanukanye na Inostar Studio hamwe yewe na Alexa Shop, done faster and better. Amazina yanjye ni Hirwa Redemptus. Naho ku munsi w'ejo
reka dukomeze dukora subscribe aho munsi, like, share na comment, abandi bamenye bisigaye bibera.